Halo? Yewe bari gupfa barabihanisha yuko Pastor Murenzi nyine amaze gupfa na Nyiraninda Valeria mwarimu nawe amaze gupfa. Mwarimu namaze gupfa. Nawe amaze gupfa mbese batsinda umbe ngo mana iraheganye te atsinda na Giheka aciye mu gikuba giteye ubwoba. Pastor amaze gupfa na mwarimu Nyiraninda nawe amaze gupfa. Abandi nyine nabangabo muri korara barindiriye mana. Amahoro y'Imana nabe kuri mwe mwese mu kibashije kuba mufite umwuka w'abazima, mwebwe mwese mugifite inema yo kuba muhumeka, reka tubasuhuza kandi mu by'ukuri tubifuriza gukomera. Mwebwe mwese mugiye kumva iyi nkuru y'akababaro tugiye kubabwira muri Update News, inkuru y'akababaro ku buryo bukomeye cyane. ADPR batsinda na ADPR Giheka ni inkuru y'akababaro iteye ubwoba ihashyitse mu masaha y'umugoroba kuri uyu munsi turiho wa tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Ni inkuru menye mu masaha y'amasaha 2 kandi ni amakuru yatugezeho atubwira ko ari impanuka ibereye Gisenyi y'abantu bari bagiye mu bukwe baturutse kuri ADPR Giheka ndetse na ADPR batsinda. Imodoka ikora impanuka ntawe uyigonze yacitse feri, kuko mwagiye mugenda mukurikira amafoto. Twihanganisha rero imiryango yabuze ababo. Twamenye inkuru bagikekeranye ko bamaze gupfa abantu 5, 9 bakomeretse, ariko ni ibikiri gukekwa. Harimo Pastor Murenzi na madame wiwe, kuko mugomeza mukurikira aya mafoto abantu bagiye bandika. Nyine ni inkuru zikomeje kugenda zicicikana z'akababaro gakomeye cyane, n'igikuba ndetse gikomeye hano kuri ADPR batsinda na ADPR Giheka. Pastor Murenzi n'umugore we, kuko amakuru tugezeho none avuga ko Pastor Murenzi we yari ataravamwe umwuka, bamujyana kwa muganga, ariko amakuru akomeje kugenda atugeraho avuga yuko nawe byarangiye, ndetse na mwarimu Evangeliste wari uhari nawe ko nawe byaba birangiye. Muri make twamenya niba bari bubeho. Ni amakuru tuza kubagezaho mu gitondo, tuzayakurikirana kuri Terani batsinda tumenye kamwe ku kandi, ariko twihanganisha buri muntu wese ugiye kumva cyangwa uri kumva aya makuru ababaje. Ni impanuka ya gatatu uhereye kuri ya mpanuka yabereye yari Rurindo, imodoka igwa mu manga nk'uko mwabikurikiye. Ni impanuka yabaye hano Muhanga, imodoka ikamye kagonga imodoka y'abana, mwarabikurikiye. Reka mubanze mwumve akakabudiye k'uyu muvandimwe. Halo? Yewe bari gupfa barabihanisha yuko Pastor Murenzi nyine amaze gupfa na Nyiraninda Valeria mwarimu nawe amaze gupfa. Mwarimu namaze gupfa. Nawe amaze gupfa mbese batsinda umbe ngo mana iraheganye te atsinda na Giheka aciye mu gikuba giteye ubwoba. Pastor amaze gupfa na mwarimu Nyiraninda nawe amaze gupfa. Abandi nyine nabangabo muri korara barindiriye mana. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ntabwo ari inkuru yoroshye kuyumva mu matwi abanyetorero, abakristo mu miryango itandukanye, aba bavandimwe baturukamo, abanyarwanda muri rusange. Ni inkuru y'akababaro kandi Imana ibahiruko ridashira. Imana ikomeze imiryango y'aba bavandimwe, Imana ikomeze itorero, Imana ikomeze abanyagihugu. Mubyibuka neza, hari mfite ifoto hano imbere yanjye. Ari ikiganiro, ni ubutumwa nacishijeho hashize iminsi 8. Ubu mbabwira ibi ngibi inkuru y'akababaro hashize iminsi 8 ncishijeho ubutumwa bwo mubyeyi nasanze mu mujyi wa Kigali hano downtown imbere y'akazi. Ni kazi, ngira ngo nugenda ukabona iriya foto, ukabona nari amagambo yanditseho, urahita ko ubibona, urahita ko ubyibwira. Aya magambo nuyabona
yanditseho ni titiri ivuga ngo ndabivuze nzicwe n'abantu aho kwicwa n'Imana. Mu by'ukuri nusoma nubona iyo titire nicyo kiganiro nicyo twashyizeho. Hari abantu batekereza ko tuba turi gutwika, ariko nyabone mujye mugerageza unafungure wumve n'iyo message twifuje kugeza ku bantu. Watwika bikakumarira iki? Ibi bintu byose yabivuzemo ni iminsi 8 ishize dushyizeho ubu butumwa bw'uyu mubyeyi wanamizaga cyane ku babashije kubukurikira. N'ubundi ifoto niyo ngiyo na titire niyo ngiyo, urahita ubona icyo kiganiro. Nugikurikira urasanga byose yarabivuzemo. Avuga ko hagiye kuba impanuka zikomeye. Twari duherutse impanuka ikomeye yatwaye abantu benshi, yiriya kamyo ya internationali yakoreye impanuka ya Rulindo. Nyuma yaho yuko atanze ubwo butumwa bugaragaza ko hagiye kuba n'impanuka nyinshi n'impfu nyinshi, ndetse n'abantu bakazajya bagwa mu madushe, abandi bagayenengera mu matuwarete. Yavuzemo byinshi, byose biri muri ubu butumwa. Nyuma yuko tubutambukije mu minsi ishize, nta minsi 3 irashira, humvikana impanuka y'ikamyo yagonze imodoka y'abana. Mwagiye mubibona ku makuru atandukanye. None n'uyu munsi tuvugana ku itariki 22 twumvisha inkuru mbi y'impanuka. Imodoka yabuze firi. Biracyari kuvugwa muri ubwo buryo. Nyaboneka ntimukadufate ukundi. Yari umubyeyi, yari n'umuterankunga, baryo bita bafatanya bikorwa wa korari umucyo, korari umucyo yano ADPR Gasave. Urumva ko n'iri torero rya Batsinda ryari riri muri paruwasi ya Gasave. Mu by'ukuri ni inkuru y'akababaro ku bantu bose. Korari batubwiye ni korari abategereje, abandi nyine n'abangabo muri korari abarindiriye. Yego, korari abarindiriye. Mu by'ukuri twihanganisha korari abarindiriye. Uyu mubyeyi utugejejeho amakuru nawe asengera aho Batsinda, ariko nta n'ikindi cyo kuvuga. Hari indirimbo dufite yo mu gushimisha, n'indimbo mu gakiza, indirimbo ya 45 ivuga ngo mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi yuko nzabimenya. Yego, ni kuki turizwa n'ibyago byo mu isi kandi ari by'igihe gitoya, kandi nk'uko yajyanywe. Ni indirimbo muzi cyane, ariko icyo nshaka kubabwira no kuvuga ngo mu rugendo ntabwo ngewe nabimenya byose. Bari batashye ubukwe nk'abandi bose, bafite imishinga nk'abandi bose. Nuko nguko tuzagenda, nuko tuzava mu isi, nuko Imana izaduhamagara. Ntimuze gutekereza yuko tuzabanza kubyitegura. Kwitegura n'uyu munsi Imana iguhaye uhumeka umwuka w'abazima, nanjye nuko nta kundi. Ntuze gutekereza yuko rero uzahaguruka wumvishe ijwi rikubwira ko uza gutaha. Ntabwo uzumva ijwi rikubwira yuko uza kuva mu isi maze ngo ugende ushyize ibintu byose ku murongo. Ahubwo igihe ugihumeka, shyira ibintu ku murongo. Imana ikomeze bahe ihumure mwebwe abagisigaye. Abamaze kugenda Imana ibaheruko ridashira, yego, cyangwa se baruhukire mu mahoro. Abantu bayivuga kwinshi, bavandimwe, biragoye kubona imvugo wavuga ibereye mu kibazo, mu byago biremereye nk'ibi ngibi ku itorero, ku miryango itandukanye, ku banyagihugu. Biragoye kubona ijambo wavuga ryahumuriza abantu ngo bakomere. Ni nkuru y'akababaro ba ADPR Batsinda, ADPR Giheka, kuri iyi miryango yabuze ababo. Imana rero nikomeze ibahe kwihangana, Imana nikomeze ibahe gukomera, kandi mu by'ukuri dukomeze tunasenge, dukomeze twiyezerezemo, twiteguriramo, kuko nabo ntibari bazi ko bari bugende. Natwe nuko nguko twurira imodoka tujya mu kazi, twurira imodoka tujya mu birori, twurira za moto tugenda n'amaguru. Ariko ubu butumwa twababwiraga buri kuri YouTube channel ya Kunda Ubwenge TV, bunavuga yuko no mu madushe ngo abantu bagiye kuzajya bagwamo. Bunavuga yuko impfu zigiye kuba nyinshi mu buryo bukomeye. Abantu be kwirirwa batekereza ko ibyago biherereye ku ntambara y'amasasu. Imana ibaho umugisha rero. Twari tuje kubahereza update news kugira ngo ejo tuzabikurikirane, ariko kandi tugomeza kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo. N'itorero rya ADPR
ndetse n'igihugu muri rusange. Imana ikomeze ibahe gukomera.